Mabuja waje ryari? Akazi maje kugaragara ariko. Ubusabye kandi akazi cyangwa nzagahereza abandi we kakunaniye. Nyina nabwo yose yafaze. Ako mabuja so kugahanga gusa nari nsigajemo biki. Ahubwo nese n'ufite. Wari usigajemo biki ibyo bigeze byo utabikoze. Muri sendo wambaye uburenganzira bwo kwicara muri izi ne udashoje akazi. Sinakubwiye ko nzajya ngiye nkwamagaza ushoje akazi tukaganira. Ako mabuja n'ubundi nari nsigajemo biki. Wari usigajemo biki urongeye ko bisubiramo. Tukagenda ugiye kubisoza n'ibyo yarusigaje. Cyo ugenda ariko ntugatana amagambo nanjye. Mbese undi rwate si umugabo wanjye uba wambaye ninde wabwo uburenganzira bwo kwambara n'umugabo wanjye ariko n'ubundi ni bwose wambwiye ngo nzajya nambaraho ndavuze ngo rikuremo ndaza kumwibariza kugeza gusa Utese sheri iriwe neza rero akazi abari danje kabisa ako nta kibazo karagenda karagenda nta kibazo gusa nyine ibintu by'akazi nose tikariye tikari inyuma mu gikari nose wamuhamagaye ko hari akantu ashaka kumubwira kangiye kumuhamagara Muzitese mukobwa wanjye meze neza papa amasomo biragenda se cyane rwose nisa barimo kwirega televiziyo na mama wawe none se papa wavuye ku kazi ryari ahubwo sibyo tube tubitse kuva cyaje nta wundi muhungu urabona uguteta basi reka nawe wangu iki nawe shuwa yes ndaje mbijyemo rero iyo umukobwa wanjye hari umugabo dufatanyije akazi afite abasore babiri hari igihe tuzabazana uturemo uwo ushaka kandi ntabwo uri bumvuguruze ibyo nibyo nanzura turumvikana reka mugabo mwiza abatari nka bandi baje ubushize bakadukurira umukobwa mu murongo bakamutesha agaciro gusa ku busa oya rwose pe ntabwo ari nkabo ariko bizera utumuntu oya nyine ntabwo ari ukubizera njye ndabizi ko bifashije bameze neza ugukurikiye amafaranga oya ntabwo ari amafaranga ariko nyine ntabwo ari amafaranga nankurikiye ahubwo nyine ni abantu ubona ko bari ku murongo ntabwo ari ibyo byo kuvuga ngo ni iby'amafaranga ahubwo uwo mukire duhuye mu kandi kuva ku kazi mugiye kuba mugiye mu gikari yagiye kuza hano gusura hari ibyo turiho tuvugana ni wa mukire navugaga abasore bashaka guhindura umukobwa mube mugiye mu gikari agiye kuza tugire ibyo tuganira aha rero basore impamvu nabahamagaye hano ndagira ngo mbahe misiyo hari umuntu ugiye no gukorana nawe deal ariko nagira ngo ikintu ugiye kumugurisha mu minota utarenze 10 mite mbona mwakigaga hano turumvikana ibyo nta kibazo bose icya mbere ni uko uraduha ibiceri byacu bigasohokera igihe nta kibazo ibindi turabikora okay ibyo nta kibazo mu kanya avance mugiye kubibona ku matelefoni yanyu ikindi kandi ibikoresho ndumva nta kibazo muri baho ngo murabona mu bikoresho nta kibazo bose ubwandi nidusoza akazi nibura duhita ubereza yacu
mwebwe tugiye kugendana aho ndi bumuhere boro muramwitsindiye hafi ikindi kandi ninsoza kwimuka namwe muhite mukurikira muhite mwigana. nta kibazo boss. Okay, sawa rero mumurikire. Boro wayazanye se? Amafaranga rero. Amafaranga ndareza ari kubatera. Sawa rero n'umuntu. navuze ngo wahindukira gake gake. nawe uzana ibyo ufite byose aho ngaho. umwana muto tujyana n'ibintu binini. ntaze tumweka akantu.